Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ni gute. Uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho uko wareba email ya telefone yawe. Niba udasobanukiwe email wareba ku rubuga rwacu, hariho uburyo wasobanukirwa email yawe ukamenya icyo ari cyo. Urubuga rwacu ni nigute.co.rw. Tugiye kubereka uko wabikora ukabasha kumenya iyawe mu buryo bworoshye. Murabona iyi ni telefone isanzwe, nawe wabikora kuri telefone yawe. Email ni International Mobile Equipment Identification, ari imibare itandukanye. Buri telefone yose ku isi ifite imibare itandukanye n'iy'ubundi. So tugiye kubereka kuri telefone yanjye, ariko nawe ushobora kubikora ku yawe ukareba imibare 15 igize email yawe, nawe ukaba wabikorera n'undi muntu n'inshuti nawe ukabimukorera. Katubereka uko bigenda. Kanda akanyenyeri urwego 0 urwego email igahitiza. Ni gutya byandikwa email, ntabwo ari email ni email. Kamanuka urabona ko email yawe ari iyi. Iyi ni email yanjye igizwe n'imibare 15, nawe ushobora kureba iyawe. Urabona ziba ari ebyiri ariko ziba zitandukanye ku mibare y'inyuma, ariko zose ziba ari izawe. Ushaka kumenya amakuru yerekeranye na email yawe, ushobora kujya ku rubuga rwa email.info ukarebaho amakuru yerekeranye na telefone yawe ukoresheje iyi email. Mukore subscribe, tuzagezaho video nyinshi zabafasha kuri mudasobwa zanyu no kuri telefone zanyu n'ibindi bintu mukeneye kumenya ku ikoranabuhanga. Tukaba twishimiye kuba duhari ku bwanyu natwe. Murakoze.